nibyo nanjye ngira icyo mbasaba. Yego. Nanjye ndababwira ngo mukore samusikarayi. Iki? Subscribe. Ngo ni wa muki? Ibyo ngibyo. Nkuko bisanzwe uyu ni umuhungu wanyu Rukundo Ivan kuri Mira of People TV. Nongeye kubasuhuza muri aka kanya. Nongeye kugira amahirwe kuri filime yitwa Rose of Flower. Nka director wayo tugize amahirwe tumusanze ahantu ari gufata kamwe. Tugize amahirwe turavuga tureka tumuganirize nawe. Nyakubahwa turagusohoje. Turabikije. Yego. Mwatangira mutwibwira. Amazina nitwa Ngiroma, director of Miro Films. Yego. Okay, ni byiza nyakubahwa. Hanyuma nyakubahwa tubonye uburyo bwacu hari undi mugabo munini cyane uteye ubwoba rwose n'umusore w'igikaka. Inzovu. Nyakubahwa turagusohoje. Urakoze cyane. Nakwakiriye kandi. Ntabwo ndi munini. Hato niyo ushobora kuvuga ngo ndaramira. Okay. Nkuko musanzwe mubizi uyu mugabo ni umugabo usetsa cyane. Nyakubahwa wakwibwira neza abakunzi bawe n'abakurikiye. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Gasasira Jean Pierre uko bisanzwe niyo mazina yakuri. Amaze ku mazina menshi y'umurimo nkora. Yego. Bwanakeye Kigufuri ariko noneho n'undi Cyumbati. Uyu munsi uri Cyumbati. Uyu munsi ni Cyumbati. Muri iyi filime nyine Rose of Flower hari abakunzi bakumenye cyane muri Kiraridutse. Ni filime nabonye nziza cyane ikurikirwa n'abantu benshi cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda no hanze yaho. Ni irihe banga mwakoresheje? Twakoresheje kuko ni filime yari yanditse neza. Yego. Filime yari iteguye. Ubura n'umudirector mwiza Kazungu nguye muko. Yego. Niyo wayiteguye? Yego. Bafite company ikora cyane. Ni company y'abantu bakora cyane. Director yaratuyoboye, filime tuyikora neza, dufite umukameramani ufatika uzi light, ufite ishusho, ufite sound. Yego. Tuyikora neza. Yego. Kandi Kiraridutse ubwayo ukuntu yari iteguye ari filime ifite isura icyo ishaka guhindura mu bantu. Yego. Nawe yumvise ngo Kiraridutse ubona wareba narikase iki Kiraridutse. Yego. Hari benshi cyane bagiye bambaza ngo ese ni ikinyoma. Abashi baravuga ngo ni igihugu Kiridutse. Ese ni ikiraro. Ese ni iki kimwabwa ni ikinyoma. Yego. Ikinyoma Kiraridutse. Okay. Nyakubahwa. Reka nkugarukeho muri aka kanya. Ni wowe wayoboye iriya filime. Ni filime ubona ko itunganyije neza cyane. Irimo ubuhanga rwose pe. Byabatwiye kingana cyo kugira ngo iriya filime mubashe kuyikora. Iriya filime kugira ngo tubashe kuyikora. Yego. Ni ibintu byadutwaye umwanya munini. Kuko filime ni ikintu gitegura. Yego. Ni ikintu ufatira umwanya. Umuscript writer akandika tuje akareba ko icyo kintu agiye kwandika. Yego. Kizagira icyo cyigisha abantu. Yego. Cya kabiri agahereza mbese uwanditse ntabwo ari ukastinga. Yego. Ahereza undi ukastinga kugira ngo ya filime igirire. Yego. Nuvuga ngo yadutwaye igihe kirekire byibuze nk'umwaka kugira ngo tubashe kurikira. Uyu munsi wa none ikintu cyanzanye nabasanze kuri set murimo gufata amashusho ya filime. Nasanze arimo abastari batandukanye. Harimo uyu mugabo n'abandi benshi. Harimo umugore benshi bagiye bamenya muri filime zitandukanye. Ngiye namumenye muri filime yitwa Nyirankotsa. Yego. Uyu munsi arimo gukora indi yitwa Umukazana w'ibanga. N'abandi bastari benshi batandukanye. Ngira kugira ngo bari abantu bose babone ntago byakugoye cyane. Nakubwiye ngo ibintu byose bisaba gutegura. Noneho iyo umaze gutegura nibwo ushaka n'abo abantu bashoboye. Yego. Bagomba gukina ya nkuru koko bakagaragaza ko ibyo bari gukina ari ibyanyu by'ukuri. Abastari bo barimo ni benshi. Yego. Uriya yaramenyekanye ariko muri iyi turi gukina yitwa Mumanyiragasazi. Bivuga ngo yabyaye umwana. Abenshi iyo bavuze ngo Mumanyiragasazi bahita bafata uwo mwana si yarasaze. Nanjye nijye kugikubaza ahubwo. Oya ahubwo ni uburyo nyine izina ry'umuntu. Hari igihe umuntu aba ari sociable, aba ari umuntu utabavuga ati ni Mumanyiragasazi. Yego. Muri
Rose Flower niryo zina afite uwo wakinye Nyirankotsa, yego tugira n'uyu mugenzi wacu kinye yitwa Cyumbati, hari n'abandi benshi bazagenda babona bazaza kuko ira episode iri gukinwa bivuga ngo ni ibice bitatu bya wabonye wahageze turi gushutinga. yego ni ukuvuga ngo ndumva izaba ari mu mafilime afite episode ndende. turifuza ko byibuze twazayifunga ifite episode nk'ijana na bitanu. ni Jumbo mbona ni Jumbo cyangwa umugani wayo abenshi mbese iyo bumvishe iyo nkuru ukamubwira ngo ni episode ijana na bitanu babyitiranya na sene, yego kuko ariyo filime baba uramubwira ngo ijana na bitanu akikanga cyane. birumvikana ariko icyo twaziye nka Mirror of People Films ni uguhindura natwe tukazana icyo bita innovation, impinduka mu baturage. icyo tuba tubasaba nabo ni ugukomeza kutwereka ko turi kumwe. hanyuma ni iki wasaba abakunzi bawe muri rusange? nabonye muri abantu mukora cyane, mukurikirwa n'abantu benshi, hanyuma ni iki abakunzi banyu mwabasha kubatangariza uyu munsi, n'iki mwababwira? murakoze. ubu abakunzi bacu ikintu turimo tubasaba icya mbere ni uko badukurikirana bakatuba hafi, bagakora subscribe kuri Mirror of People TV. subscribe yego uyu mugabo arasetsa cyane. bagasharinga. yego bavuze ngo sharinga abenshi bahita bamva ngo ni share ibiki bakabihinduramo ibindi nyine muri mvugo z'iyi. ni ugusharinga, kumenya guhereza inshuti zawe kuri cya kintu cyiza. ubasangiza ni nko kubasangiza abakirisitu tubasangira ukarisitiya. tujya tubivugisha ukuri, burya ukarisitiya ni ikintu umukirisitu wese agomba kubonaho uko byagenda. upfa kuba warabatijwe warahawe. ubwo ni ugusangiza. nibyo hari ahantu njye nageze mpasanga umukobwa utera umugero uhambaye cyane, njye nagize ubwoba. uriya mukobwa bamwita nde? hariya numvise ngo yitwa ngo ni Kabinika. numva mufite abasitari bakomeye cyane, uriya mumwitega rwose pe sinzi. hanyuma reka mbonereho nyine mbashimire, mwarateguye kabisa, muri abantu b'abagabo ni ukuri pe, umva tubashimire cyane, mwakoze. hanyuma abakunzi bacu mukomeje gukurikira Mirror of People, reka nongere mbasabe kuri iyi rwose channel mukore comment, share, subscribe nk'uko mwene data yabivuze, ntimugacikwe kugira ngo mujye mubona n'ibindi bice bizajya bikurikira. umva ni ugutwika n'umuriro, siko bimeze. nibyo nanjye ngira icyo mbasaba. yego nanjye ndababwira ngo mukore subscribe. iki subscribe ngo ni wa muki ibyo ngibyo